Ndabashimiye kandi bahaye ikaze kuri mwe mwese mwakanze subscribe kuno muyoboro kugira ngo tujye tubagezaho amakuru y'ubwenge. Nawe utarakanda subscribe, kanda subscribe nicyo gihe kugira ngo ujye ubona amakuru y'ubwenge tucyaploading ikiganiro kuri no YouTube channel, nawe icyo kiganiro ujye ukibona mu bambere. So ndashimiye abantu wese mwagize uruhare kuba dufite aba subscribers bangana gutya, ndabashimiye. Uyu munsi ikiganiro cy'uyu munsi tugiye kugaruka ku makuru ari kugenda cicikana hano hirya no hino mu Rwanda, byerekanye ku makimbirane hagati y'umugore wa Yampano Vava ndetse na Yampano ubwe, ndetse tunavuge icyo umuyobozi umukuru wa RIB Dr Murangira Bitseri yagiye abitangazaho. Dr Murangira Bitseri yatangaje ko tariki 16 Gicurasi 2026 uwitwa Yampano yamaze gutabwa muri yombi akurikiyeho ibyaha bikurikira: icyaha cyo gukomeretsa, cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake, icyaha cyo gukoresha ibi byo twakita nk'ibiyobyabwenge, ndetse no gukoresha ibikangisho. Ibi ngibi byatangajwe n'umuyobozi mukuru wa RIB hangaha mu Rwanda Dr Murangira Bitseri, avuga yuko zino tariki 16 uwitwa Uworizagwira Florien yamenyekanye cyane nka Yampano yamaze gutabwa muri yombi, akaba afungiye ahangaha kuri sitasiyo ya RIB ahangaha Kicukiro. Nk'uko ikiganiro twabanje gukora cyabisobanuraga neza, twagiye tubona ku ruhande rwa Yampano uko yagiye yifata video mbere yuko bamufunga, ibintu yagiye atangariza muri izo video, asa nk'uhabwira abafana be ababwira ko nubwo agiye gufungwa ariko aragutumwa yari yabageneye. Mu bantu mutaje kure mutarebye ikiganiro muze gusubira inyuma, ikiganiro twanje kwa uploading murete mushibona kuko nicyo kintu icyo kiganiro cyahise gikurikiraho. Hari video Yampano yasuye ku rubuga rwa Instagram asobanura ibikuntu ubundi byose byatangiye, ariko ibingibi Yampano bikoze mbere yuko atabwa muri yombi. Gusa ntugire ikibazo, no muri kino kiganiro tugiye kubigarukaho twegeranye ayo makuru yuko Yampano kuntu yagiye asohora video mbere yuko yamufunga. Ayo makuru yose yagiye atangaza tugende tuyayigiranye, twegeranye n'amakuru uwitwa Vava yatangaje kuri no wa gatanu rwose, no wa gatanu ushize ubwo yari ari kuri live kuri TikTok n'uwitwa Godfather. Amakuru yatangaje ku byo Yampano yamukoreye byose nawe yabishyize hanze abishyiraho umucyo. Rero muri kino kiganiro kitaraza kuba kinini tugiye kurebera hamwe uko aba bose impande zombi uko bagiye babitangariza abanyamakuru cyangwa se ababakurikirana ku ruhande rwa Yampano ndetse no ku ruhande rw'umugore we Vava. Tugende tubirebere hamwe amakuru yose tuyahuze muri kino kiganiro kugira ngo tubashe gusobanukirwa. Ariko muri make uyu nguyu Yampano yamaze gutabwa muri yombi, akaba afungiye ahangaha kuri sitasiyo ya RIB ahangaha Kicukiro. Wehe usabwa nta kindi, kora subscribe kuri ino channel, ufungure inzogera kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi by'ubwenge, amakuru y'ubwenge naza yasohoka nawe ujye uyabona mu bambere, tujya uploading ikiganiro nawe ukibone mu bambere. Kandi kino kiganiro niba ugikunze ukande like, ugisharinga inshuti zawe kugira ngo nazo zibashe kumenya ano makuru ukuntu byifashe. Byaba bitangaje kuba uri umusore cyangwa se uri umuntu w'umusirimu, rwose uri umuntu w'umusirimu nta kintu ubuze, ariko ukajya kumva umuntu inshuti yawe ndetse n'indi nshuti ya ingenzi yawe bari kuganira we naho kuri Yampano ukuntu byagenze, ukajya ubaza ngo byagenze gute, kandi aho bibera uhaza. Aho bibera ni kuri no channel, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi by'ubwenge nibizajya bisohoka nawe ujye ubibona mu bambere. Reka noneho munyemerera no makuru tuyahere ku y'umugore wa Yampano ari we Vava, ukuntu yagiye atangaza ku rubuga rwa TikTok mu kiganiro yajyanye n'uwitwa Godfather live ku rubuga rwa TikTok. Dore ko uyu n'umugore witwa Vava yatangaje. Uyu mugore witwa Vava yatangaje mbere yuko ibi byose biba byo kumukubita n'iki, nkuko uyu Vava rero yabitangaje kuri no live yagiranye n'uwitwa Godfather ku rubuga rwa TikTok. Yavuze yuko Yampano yakubise uyu nguyu Vava ndetse akanamufungirana mu cyumba. Ibyo byabaye ku wa gatanu, none ku wa gatandatu nibwo yazindutse nko mu masaha y'amasamo ya 2 abitangariza kuri live yari iri kuba ku rubuga rwa TikTok yagiranye n'ikiganiro na Godfather. Nibwo yabitangaje ibyaraye bibaye ku wa gatanu. Uyu mugore Vava, uyu mugore wa Yampano yatangaje yuko uyu Yampano yamukubise ndetse akanamufungirana mu nzu. Hagati aho wahita wibaza ngo ubundi byatangiye gute, ni gute Yampano yigeze, ni ubwa mbere bundi yaba bikoze kuba yafata uyu nguyu Vava akamukubita. Mu magambo ya Vava nibwo turi kuvuga ibyo yatangaje. Uyu Vava yatangaje ko bundi bijya gutangira tariki 26 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka 2026 nibwo uyu nguyu witwa Yampano yasabye igihe yari afite urugendo rwo kujya muri sauna, nyine asaba umudamu we Vava yuko bajyana. Uyu Vava yaje kuba yamwemerera nyine ngo bagene muri massage, muri sauna babakoreka massage ndetse n'ibindi bitandukanye babahereza service bashakaga. Uyu Yampano rero yasabye umugore yuko bajyana ndetse na Vava asa kumwemerera. Aho ngaho ni tariki 26 z'ukwezi kwa gatatu 2026 nibwo ibyo byabaye.
ngo uyu witwa Vava yari kumwe na ya mpano mu modoka bari kugenda rwose bajya muri iyo sauna. Noneho uyu nguyu ya mpano aza kuba ari gutwara imodoka ndetse ari no kuvugira kuri telefone. Nibwo ngo uyu nguyu Vava kuko yabitangaje ngo yasabye ya mpano kuba yareka kuvugira kuri telefone kandi atwaye n'ikinyabiziga kugira ngo bitaza kubaviramo impanuka nyine nk'ibisanzwe. Nibwo uyu ya mpano yaje kuba yamusubiza mu magambo yagira ati wowe ibyo ngibyo urabivuga nkandi. Uyu nguyu ya Vava bivugwa yuko yakomeje kumuhatiriza amubwira ati abavuye kuri telefone kugira ngo bataza no kuba bagira ibyago bakakora impanuka kubera ko yarangariye muri fone. Uyu nguyu ya mpano ngo biza kugira igihe ngararakara asohora uyu umugore we Vava mu modoka asohoka hanze. Nibwo Vava yigira inama afata moto. Noneho mu gihe afashe moto ya mpano akurikiye umumotari nkuko nyine Vava we yatekerezaga, yavuga ati wenda ya mpano yikubisa agashyi abonye ko ibyo nari kumubwira ari byo no kunsura mu modoka wenda we yisubiyeho. Ubwo agiye kuza nyine abwira umumotari hagarara basa mubwira ati nta kibazo vaho ujye mu modoka nyine wongere usubire mu modoka. Gusa ngo uyu ya mpano ngo yaje kuza ngo noneho agonga iyo moto yari iriho umumotari bikubita hasi. Bakaba bavuga akaba ari bya indi amakuru muri kumva bavuga ngo ya mpano yagonze umugore we. Nuko byagenze tariki 26 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Ibyo ngibyo byabanjirije gukubitwa kuno mugore Vava, bakamukubita ndetse akanamukingirana mu nzu nkuko uyu nguyu Vava yabitangaje ku mbuga nkoranyambaga nka TikTok mu kiganiro yagiranye n'uwitwa Godfather bari gukora live stream. Kandi ngo uyu mugore Vava yashyize amafoto hanze arega uwitwa ya mpano kuba yaramukubise, yamureze, kuba yaramukubise ndetse akanamukomerekeza, yamugongesheje imodoka, ibintu nk'ibyo ngibyo. Kandi ngo uyu mugore yashyize amafoto hanze agaragaza ko ya mpano afata ibiyobyabwenge. Yafite amafoto hanze agaragaza yuko ya mpano afata ibiyobyabwenge. Noneho nyuma akaza kurenzaho ibinini. Uyu mugore nta mafoto yagiye yerekana rwose, yereka abakunzi ba ya mpano cyangwa se abantu bakunda gukurikirana ibintu bya ya mpano, ababwira ati uyu nguyu ya mpano turakoresha n'ibiyobyabwenge byose yabishyize kuri kamera. Akaba ari nayo mpamvu muri dosiye ya mpano turi kumvamo ikirego cyo kuva bamushinze yuko akoresha ibiyobyabwenge n'ahangaha byaturitse. Noneho ahangaha turi kumva ku ruhande rw'umugore wa ya mpano ari we Vava. None reka twumve ya mpano icyo bitangazaho. Yamana icyo bitangazaho rero nkuko nabibabwiye ni ya video yasohoye mbere yuko bamufunga. Muri bivugwa yuko ya mpano nyuma yuko umugore watanze ikirego kuri RIB amurega, ya mpano ntago yitabye ngo mu minsi ya mbere, ahubwo ngo yabanje kwihishahisha. Noneho abonye ko bitazavamo nibwo yaje kugana noneho RIB noneho akajya kwitanga. Nuko nguko byagenze. Gusa ya mpano mbere yuko yitaba hari video yabanje kwirikodinga ayishyira ku rwego rwa Instagram mbere yuko yitanga kuri RIB. Gusa n'umuntu wayimushyiriyeho kuko yabanje agerayo, nibwo iyo video yaje kujya yajyaho nyuma ku rubuga rwa Instagram ubwo wasanga n'umuntu wayimushyiriyeho. Iyo video rero atangaza amakuru ye ku ruhande rwavuga yuko uyu nguyu Vava rwose kuva bamenyana n'uyu mugore ngo ubuzima bwe bwatangiye kuzamo ibibazo, aho uyu ya mpano akomeza ashinzwe n'umugore we ngo Vava ngo ntiyamubereye umugore mwiza pe. Gusa kano kantu Vava agahakana akavuga ko atari umugore we ya mpano, ahubwo ari girlfriend we cyangwa se ari umukunzi we, ahubwo atari umugore we. Mu gihe ya mpano avuga yuko uyu nguyu Vava ari umugore we. Ya mpano ikintu ashingiraho avuga ko uyu mugore atamubereye mwiza muri nkuko yabisohoye muri no video mbere yuko mufunga yabanje gushyira ku rubuga rwa Instagram. Yavuze yuko uno mugore Vava umugore wenyine yamwangishije ababyeyi kwa kundi nyine ngo imiryango iza kugusura we. Noneho uyu mugore Vava yari yarabujije ya mpano yuko yazana imiryango nyine ikaza kumusura. Muri make nyine nk'umuntu ufite umuryango umaze kubaka urugo, ababyeyi bagomba kuza baza kumusura. Ariko ngo uyu Vava ku ruhande rwa ya mpano avuga yuko ibi bintu yari yarabimubujije nyine yaramuciye ku miryango. Gusa ya mpano abona ko bizabyara ibindi bintu, aravuga ati noneho nta kibazo ngizanjya kubisurira mbisangire. Icyo ni icya mbere ya mpano avuga kuri uno mugore. Ikiri kintu cya kabiri, ino video yasohoye ya mpano ubutumwa bwawe burimo nyine yari kubwira abafana be mbere ko atabwa muri yombi. Ya mpano akomeza avuga ko uyu mugore Vava amaze gukuramo inda inshuro zirenga eshatu ndetse n'ubu ngubu akaba afite inda y'amezi 5. Uyu nguyu ya mpano akaba avuga ko impamvu Vava ari kwigira shabino no kugira ngo agende ahantu azagaruke nayo yarayikuyemo. Iki kintu ya mpano ashinzwe n'umugore Vava n'umugore we unuko amaze gukuramo inda zirenga 3 nanone. Urumva icyo ni ikintu cya kabiri ya mpano ashinza uno mugore we Vava, bega bikuye muri ya video yasohoye ku rubuga rwa Instagram mbere yuko mufunga. Ikindi kintu cya gatatu ya mpano akomeza ashinza umugore we Vava ngo nuko uno mugore bakimenyana
ubuzima bwa Yampano bwari butangiye kujya no ku karubanda, haba amabanga y'uburyo akoramo ibintu bye. Inshuti zose za Yampano zari zitangiye kumenya noneho ibintu bya Yampano ukuntu bimeze, ndetse uyu Yampano akomeza kumeza noneho kuri cya kintu cya video zabo z'amashusho y'ubwambure bwabo ukuntu yagiye ajya hanze. Noneho nabyo bivuga yuko akenshi byatewe n'uyu mugore. Abantu benshi bakahita batangira kwanariza bavuga ati se ibi bintu noneho byaba bikuyeho umucyo kuri bano bashinjwaga kuba barayasharinze hanze, noneho bakaba bagiye kwivamo bakavuga noneho yashyize hanze. Kuko ku ruhande rwa Yampano akomeza avuga yuko ibintu byose byagiye hanze, ubuzima bwe bwamaze kujya hanze bakimenyana n'uno mugore, ndetse n'amashusho ye aza kuyavuye y'amashusho y'ubwambure bwe akaza kuvuga ko nayo uno mugore ayafitemo ayafitemo uruhare runini kuba yarasohotse. Ikindi kintu Yampano yongeye kugaragaza muri ino video ni uko ino video igiye ari kirimo hagati Yampano. Gusa nyine abantu mutabonye ino video munyakiye kuri ino channel n'ubundi hari ikiganiro twanje gukora mbere, harimo iyo video yose muyirebe. Nuko Yampano yaje kuba yagaragaza ahantu yari ari muri salo, sinzi niba ari muri salo, agaragaza nta bikoresho birimo. Yampano yatangaje yuko igihe yari yagiye mu hantu mu bitaramo mu kazi nk'ibisanzwe, hari umuturanyi wamuhamagaye akamubwira ati se kuri kwimuka. Yampano ngo ndi kwimuka. Kumbi umugore we ngo yari yafashe ibintu bye byose, haba ibintu byo muri salo, ibiki byose, ibikoresho byose ngo yabyimuye. Uyu Yampano akaba ashinzwe n'umugore we kuba yaramwibye ibikoresho byose byo mu nzu. Mu bigaragara rero amakimbirane hagati ya Yampano ndetse n'umugore we ngo ni bisa nk'aho ari ibintu byahereye imbere, urumva guturuka mu kwezi kwa gatatu kugeza mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka wa 2026, urumva ni ibintu byabaye kera. Gusa ubwo ikirego cyamaze kugera mu rukiko, reka tubanze turebe uko urukiko rurabikemura, haba akanama nkemurampaka, reka baze bakore dosiye turebe ikiraza kuvamo, ikize nuko byamaze kugera mu rukiko. Reka dusoreze cyo kiganiro ahangaha, andi makuru yose araza kujya sohoka ndaza kujya nyabamenyesha. Wicyo usabwa nta kindi, kora subscribe kuri channel ufungura inzogera kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi by'ubwenge n'ibizaba bisohoka naho ujye ubibona mu bambere. Nje mwabanaga muri kino kiganiro banyita Promesse niyo nagize, aka the king of this upward plus 257,234. Ni amazina nk'ay'indyankwe, gusa indyankwe heremeye kurya ibiti, jye naremeye kugusobanurira. Nyita Messi.